Saveri, urakoze kwitaba urubanza. uyu munsi winanira gusubiza ibibazo byoroshye cyane nakabaye nsubiza kandi binyerekeyeho. Ceceka se nyine, kandi wibuke yuko wapfuye. uyu munsi nabwo burajya kwira hapfuye abandi bantu 100 baguye mu ntambara n'amakimbirane arimo kuba hirya no hino ku isi. Ceceka sha, ibyo ngibyo uri kuvuga se bihuriye he? Kawe warangije gupfa. Dore ndirambitse ngo nsinzire, nsabye umucunguzi kurinda roho yanjye. Nipfa mbere yuko nkanguka, nsabye umucunguzi gutwara roho yanjye. Wowe Saveri, ceceka. Ajya wavuze ngo abantu bari gupfa bishwe n'iki? Uyu munsi uze kumva amakuru cyangwa se usome ibinyamakuru. Inkuru zose ziza imbere ziravuga ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, intambara muri Gaza hagati ya Israel na Hamas, intambara muri Sudani, intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Sudani y'Epfo, muri Mozambique, muri Central Africa, muri Somalia, muri Haiti. Saveri, mutumye nk'Imana yawe, subirayo ugende ubabwire bahanane ibyo bari gupfa, barekire intambara aho. Ntabwo ushobora kubwira inkende ngo iguhe umuneke wayo uyizeza ngo kera izabona imineke myinshi nigera mu ijuru ry'inkende. Ntibibaho. Saveri, hari amakuru numvishe mu Rwanda ngo habayeho umwami witwa Faisal. Yaba ari byo cyangwa ntago yaba ari byo? Mu Rwanda nta mwami witwa Faisal wabayeho, ariko hari ibitaro byitiriwe umwami Faisal. Ni ibitaro byashinzwe hagati y'umwaka w'1980